Rupa elima haya totaya mushima hela distance yesamanu mama imani manuke dobaya sinera heli maya sinera sidistance nima efodoba maya sinetute saini dope efoera hedobaya sidistance nima efora pawa kopaya sidistance nima efora uhabwa icyubahiro warabanukuye mu rwobo haleluya nubwitatude winima nubwitaturengera ariko twiteguye winima ariko mana uraryoshe haleluya bavuga ngo nubwiye imana itadukiza yego cyangwa se no yanadukiza nubwo ntabona umugore yego nubwo ntabona umugabo nubwo ntabona akazi reka dusuhuza abo mu rurimi rw'ikinyarwanda imbere ya kamera mafite abatumirwa umwe ni mama Samweli ni umuhanuzi undi bamwita Prophet Isaac intumwa y'Imana ndabakiriye kuri izi YouTube channel mu izina rya Yesu ndabakiriye abahanuzi b'Imana isumba byose urakoze cyane Isaac uraho neza turashima Imana mama Samweli uraho neza ndashima Yesu aha ubu rero nabuze ahantu ndi bubatangiye kubera ko mwese muri abanyamavuta ariko reka mbashe kubwira Isaac abanza dushyira imbere y'Imana. Mana mu izina rya Yesu turashimye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, wowe wemeye ko uyu mwanya duhurira ngaha kugira ngo tugabure ibyawe. Nyemerera kugira ngo imbaraga zose z'umwijima zikurwe ku buzima bwacu, hagaragare igitinyiro cyawe, hagaragare gukora kwawe, hagaragare imbaraga zawe zimwe zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Izo nizo duhamagaye muri iki kiganiro. Turaritse ubutatu bwera, Imana, Umwana n'Umwuka wera kugira ngo bimanuke. Gahunda zose zigiye kubera hano ziyobore nk'Imana, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dutangire tuvuga kuri iki kintu. Bundi iyo umuntu avuze ngo ngewe ngo hari amavuta y'Imana mfite, hari abantu bahita bavuga ati se ayo mavuta ni ayahe? Bundi haba amavuta ngahe mama Samwe? Haba amavuta ngahe? Ayo nzi ngewe hari amavuta yo guteka, ubuto, hakaba n'amamesa, hakaba na irayi. Ndavuga amavuta y'Imana ariko. Amavuta y'Imana. Ayo nzi amavuta y'Imana namwe. Cyakora icyo nemera cyo impano ntago zingana. Okay. Isaac, ni izihe imbaraga z'Imana n'iza Satani zitandukanira he? Kubera ko zose ubona ko umwe aravuga ati ngiye nkorera Imana, n'undi akabona nkorera Imana, ariko imirimo bakora bikarunyuranye. Rero bose bakavuga ati ngiye ndi umuntu ufite imbaraga z'Imana we. Ubundi Imana yo yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntabwo izajya ihundi, kandi nta nubwo izigera yemera ko izina ryayo ritukwa. Hanyuma tugarutse kuvuga ngo imbaraga z'Imana wazibwirwa n'iki, n'imbaraga z'imyuka mibi wazibwirwa n'iki? Ikintu nahishuriwe ni uko Satani ntabwo akiza. Ntabwo Satani akiza. Umuntu ugusengera akakubwira ko ari gusenga akoresheje imbaraga z'Imana, bivuze ngo nimba wari urwaye umutwe, ikintu abadayimoni bakora, umutwe bawimurira mu kaguru. Ndakubwiza ukuri. Akaguru kakagufata, ugakomeza ukatakamba, hanyuma bakongera kugusengera kubera za mbaraga z'abadayimoni, akawimurira mu mugongo. Ariko nta gihe na kimwe, kubera yuko imbaraga za Satani, Imana ihagurutsa Mose ijya kumutuma mu gihugu cya Egiputa,
ngo Imana yaramubwiye ngo niki ufite mu ntoki yari inkoni, ngiyi nkoni rero ngiza guhinduka inzoka, kandi ngo no kwa Farawo hari izindi nzoka, ariko izi nzoka zose zakoraga ibitangaza, yego zakoraga ibitangaza, ariko kuri finale inzoka inkoni ya Mose yamiraguye za nzoka. Rero nta gihe na kimwe imbaraga z'Imana zijya hasi, ziri hejuru. Noneho ko hari n'abakonikoni cyangwa se abitwa abakonikoni, na mbere hose Bibiliya iravuga ngo hitwaga abagabo bitwa ba Bari Yesu, ariko ngo bakoraga ibimenyetso bisa nk'ibyo Yesu yakoraga. Uyu munsi wa none dufite abantu bakora ibyo bimenyetso bisa nk'ibya Yesu, ariko bakitwikira wa mwambaro wo kwitwa ngo turi abana b'Imana. Ushatse kuvuga we bakitwikira umwambaro wo kwitwa ngo n'abana b'Imana. Yewe ikintu yamishuriye kuri ibi bintu, hari abantu umwuka w'Imana wacera bakenera kugira ngo bawugarure, ariko kuko ibyo bakora bitabemerera ko uyu mwuka w'Imana ubana nabo, bagahitamo kujya gushakisha imbaraga zikora nk'uko umwuka w'Imana wa kera wahozeho. Nkanjye ahantu navukiye ni mu rugo rw'Abatanu. Navutse iwacu navutse iwacu hari icyumba cy'amasengesho, abantu basenga. Ngewe nabonye aho bazana umusazi wasaze wirukanka ku musozi, yakwinjira mu cyumba cy'amasengesho aho abasaza bibereye barimo bavuza akagoma byonyine, umudayimoni agafata induru akiruka. Ariko nkura ibi bintu byafaya ngo abantu bikubite hasi, ntabyo nabonaga. Yego, ntabyo nabonaga. Rero uburyo umwuka w'Imana wirukanagamo abadayimoni ndakuzi, kuko ngewe nimba iwacu hari icyumba cy'amasengesho, nimba papa yarirukanye abadayimoni muri mukuru we, uburyo bagiye ntabwo yavuze ngo faya ngo bahite bagwa, yego, cyangwa se umuntu ahita, cyangwa ngo uwo muntu agwe. Ntabwo ibyo nabibonye. Icyo nabonye nuko igicaniro cy'Imana n'amavuta yabaga ari aho hantu yonyine, yaratigisaga nyabingi kavuze induru igahunga, nta byafaya, nta byaci. Ubundi hari ikintu bita imbaraga z'Imana zikorera mu bantu b'Imana, imbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. Yego, ariko nufata ugahirika umuntu akagwa, yego, uraba ugaragaje yuko imbaraga zawe ziri fizikali, ariko izindi mbaraga zirangutogosa. Ni nko kubwira umuntu w'umusambanyi cyangwa umunyabyaha ukamubwira ngo ngaho ihane, ukamwihanisha ku itegeko. Yego, ntabwo burya no yakihana ntabwo nibwo yakwihana, ntabwo byaba bimuvuye. Ariko iyo umwuka wera w'Imana akamwemeza aho hatinde, iyo umwuka wera w'Imana yamaze kumanuka, ubundi umwuka aratogosa. Yego, haleluya. Umwuka w'Imana arabanza akagutogosa, akabanza akakukamura, akabanza akagukuraho imyanda wari watega agatoki ngo wumve. Ni ukuvuga ngo igitoki nta muntu ugikarangana ibintu by'ibishishwa by'inyuma, ntabwo bishoboka. Urabanza ukagihata, wamara kugihata ukacyoza neza, ugashaka n'ibirungo. Yego, ikintu rero abantu b'Imana babuze batandukaniyeho n'ikindi, nta jambo ribaga imitima y'abantu bafite. Yego, aho haleluya, nta jambo babaga imitima y'abantu ribanza kuboza, ribanza kubakokoraho imyanda. Ahubwo umuntu akaza afite ubusambanyi bwamurenze, afite ubujura bwamurenze, afite ubuhehesi bwamurenze, abadayimoni bakwikonegitana bose bikabyara abadayimoni. Ngo ni Imana ivuze. Yesu adutabare. Ariko niyo yaba ari ikirayi, uzarore agafirita agacipusi gakaranze neza kaba karyoshye, kuko kaba kitondewe. Uba wabanje guhata ikirayi ukacyoza, ukamara kucyoza neza, warangiza ukagishyira mu mavuta ameze neza, ubundi ukajya ukumva ukararyohera. Rero imbaraga z'umwijima ntabwo zijya zibaga imitima y'abantu. Ahubwo ni faya bakagwa.
rero zo ziza zihishurira mu buryo buri fiziko, ariko imbaraga z'Imana zo zibikorera mu ibanga, zikabikorera mu ibanga, ikagutogosa ikagutogosa. Ngewe igihe kimwe hari urusengero nigeze kujyamo, umuntu araza arabwiriza, yari yaturutse muri Uganda, arabwiriza, umwuka wera w'Imana aramanuka ajya kuri pasiteri kwifata biranga, avuga ati ngerekane hano nasama. Izo nizo mbaraga dukeneye, izo nizo mbaraga z'iki z'Imana. Ariko kuri ubu, kuri iki gihe, ushobora kubwira abantu ibyo bintu bakavuga ati ryo nivangirwa. Ikintu cyishwe cy'abantu rero, hari imbaraga zitwa imbaraga z'igitotsi cyafasha abantu. Iki gitotsi ni igisekuru. Iki gitotsi kugira ngo kikuveho udahishuriwe yuko cyagufasha icyakuvaho. Noneho ukuntu ari karande, ibitotsi ngiye kuvuga kuri bitatu, duhita tuganiraho kuri bibiri twicira isheni. Hari imbaraga z'igitotsi cy'igisekuru ziriya zafashe Aburahamu ku kirengarenga, zigenda ku mukristo uwo ari we wese ahava akagera. Noneho izi mbaraga z'igitotsi ngo Aburahamu yicaye impande y'igitambo, arakomye arazicara kuva saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Inkongoro zaza zikabona Aburahamu arahicaye. Ese wari uzi neza ko Satani ahishurirwa? Agagiriye yereko cyane. Noneho ngo Satani aza guhishurirwa, amenya ko nubwo Aburahamu yicaye impande y'igitambo ariko yasinziriye. Abwiye inkongoro rero, arabwira ati nubwo mubona Aburahamu yasinziriye, abo ngo nubwo Aburahamu yicaye impande y'igitambo ariko arasinziriye, nubwo Aburahamu ahanura ariko arasinziriye, nubwo Aburahamu abwiriza ariko arasinziriye, nubwo aririmba, nubwo agira gute, nubwo avuga ariko agize gute, arasinziriye. Izi ni imbaraga z'iki z'igitotsi. Noneho iki gitotsi rero ni igikarande, kigenda kuri buri wese. Ariko igitotsi nshaka kuvugaho ni igitotsi cy'umuntu wese ahafa akagera witwa ko yamenye Imana. Ni igitotsi cyafashe intumwa za Yesu 12 bari mu rugendo, ngo barangije ngo igihe kimwe Yesu ngo bamaze kuzamuka umusozi, ngo aho bari bageze barahicara bose bararyama barasinzira, ngo Yesu abicomukoramo ajya hirya arasenga. Ndamaze gusenga aragaruka arababaza ngo munaniwe kubana nani akanya gatoya. Ngo Petero ahita ashiduka ngo mwami turi maso, ariko kandi yarasinziriye. Iki rero nicyo nshaka tuvugeho. Iki gitotsi utamenye yuko cyagufashe, kirazira kikazirizwa, ntiwanyagikira. Ntabwo wagikira. Bati yewe intumwa mwe murasinziriye, bati turi maso. Kandi Yesu hari ibyo avuye gukorera mu ibanga batamenye. Yesu yarangije no kubona ko basinziriye. Yego, arangije ti Petero mukanguke mubane nanjye maso, bwanya akanya gatoya. Bati turi maso. Umukristo wafashwe n'iki gitotsi yaguhanurira, akanagusambanya, yakubwiriza, akanakwiba, mbese buri kimwe cyose. Kandi ahantu bipfira iyo mubwiye ngo ariko ibyo urimo katari byiza, ahita akubwira wa mwana we ko watuje, ko nakijijwe 5 4. Yego, wowe uje muri 2 ni wantanze gukizwa. Ati ceceka, nirukanye uza abadayimoni, ndirukanye kubangana. Umva agatwe uza abantu nashumbye wowe cyane, uza abantu nayoboye kuzibiterane nabayemo. Ireri izi n'imbaraga z'igitotsi. Imana turinde ibitotsi. Umuntu kugira ngo izi mbaraga z'igitotsi zimuveho, nuko abasha kubanza gusobanukirwa yuko icyo gitotsi agifite. Iyo utarasobanukirwa ko cyagufashe, urakomeza ukibwira kuri mu nzira nziza, akirengagiza rya jambo rivuga ngo nari umugabo ntihabwe intebe. Bati tuza narahanuye, bati yewe mukobwa rega guma mu muhamagaro wawe. Ati nkurimo, ati nyamara nkurimo, ni nyamara urasinziriye, ntindakurahiye. Ati ndi maso, n'amasengesho 3 mvuyemo, aya 40 shoje, aya 70. Yesu turinde igitotsi. Imana turinde igitotsi. Imana turinde igitotsi. Turinde igitotsi. Nagira ngo nsobanurire uri mwene data, ubundi twari tutari konegita, twari tukiri kugusobanurira. Hanyuma n'ubundi reka mvuge ngo ndabakiye kugira ngo mugezeho abadukurikiye cy'Imana yasize ku mutima, kugira ngo ibintu bigendemo neza. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Amen. Imana ikurwanirire, kandi nawe Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma ndikumva n'ubundi tugiye kubaganiriza ku mbaraga z'Imana. Yego.
zitagaragara ariko zikora ibigaragara tukabirebesha amaso. Ni izihe mbaraga zamanutse zikafunga umunwa w'intare igihe Daniyeli bari bamunaze mu rwobo? Ni imbaraga z'Imana. Zari ziri he? Zari ziri ni izihe mbaraga zamanukiye mu itanura ryaka umuriro zikigaragariza mu ishusho y'uwa kane? Ni imbaraga z'Imana. Wibuke ko Saduraka na Meshaki na Abedenego sibyo bari banze kubararira ikigirwamana. Baravuga ngo iyi Mana yacu naho yadukiza nubwo itadukiza, yaravuga ngo naho yadukiza cyangwa ntidukize ntabwo turi bubararire igishushanyo cyakozwe n'umwami Nebukadinezari. Noneho Saduraka na Meshaki na Abedenego bari bafitiye Imana icyizere, bo bumva ko naho Imana yabatanga bapfa ariko bakajya mu ijuru. Hanyuma tubwire abantu badukurikiye aka kanya uwifitiye icyizere ko upfuye wabona ubwami bwo mu ijuru. Hari akaririmbo kavuga ubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu turimo gusiganirwa kugera muri gakondo, tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mu isi nyuma zigacura igihe zikajya muri gakondo. Aho hera hari agatero nshaka ngo tuvugeho kavuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse kutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Haleluya, amen. Baradusana aho gatero twagusubiremo. Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa amabuye babateka mu mavuta, babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi. Umva icyambere, bamwe muri abo banyamahirwe abanyamahirwe babashije kumenya Kristo. Ijambo riravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwege, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko de la sofi ariko kuki ryagize gute? Ryaratoranyije rihinduka ibuye. Haleluya, rikomeza imfuruka, rikomeza urubyaro, rikomeza urushako, rikomeza ubuzima, rikomeza amasezerano, rigakomeza. Ngo bamwe muri abo banyamahirwe bahishuriwe babaciye igihanga, barababwiye bati turabakata igihanga, bati nta kibazo, turabateka mu mavuta, bati nta kibazo, turabajugunya hamabuye. Ibyo byose ngo babonaga irembo ryabo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye. Imana yari ikibabwira ubukwe, Imana yari ikibabwira kurongorwa, Imana yari ikibabwira amaviza, Imana yari ikibabwira urubyaro, Imana yari ikibabwira ngo nzakudiwinima, nzakugirira neza. Haleluya. Umva barakomeza barahanyanyaza, barakomeza barahangana, barakomeza barahatana, baravuga ngo nubwo itadukiza. Haleluya, ntabwo babereka itanura ry'umuriro, baravuga bati twebwe reka nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Amateka y'umukobwa waririmbye iyo ndirimbo biri ku rundi rwego. Haleluya. Ariko ngo barahinze, mbese ngo barabajyanye babereka itanura, barababwira ati iri tanura ryengejejwe karindwi, nimwebwe ritegereje. Ubundi hari intambara abamarayika batagwana, igwanwa n'Imana gusa. Hari intambara imanura Imana kuri tere. Yego, hari intambara Imana ikavuga ngo ndamanutse, ndi widi before la someniga, ndimanukiye kugira ngo niyoteruye umuriro, ndimanukiye kugira ngo mpibere. Hari intambara Imana itohereza Mikayeli
imanuke hari intambara Imana idashobora koherezamo edopaya siredro hari intambara Imana idashobora koherezamo Mikayeli cyangwa Gabriel ikimanukira amen ikimanukira hari intambara Imana ikamana ikavuga ngo umwana wawe ndamudi w'imanda ndamurerereza ndamudi w'igifo peraza wikota lalazo benefa yalasibinima tandozawa w'igikita zome kota yaba lalazo miniwa hari intambara Imana hanyuma tubwire abantu badukurikiye Imana imanuka mu ntambara barimo Imana imanuka mu bushomeri Imana imanuka ukigerageza Imana imanuka abana bakurana Imana imanuka urugo rwakunana Imana imanuka Imana imanuka bagucukura inzobe Imana imanuka cyamunari kumere nabi Imana imanuka urubyaro rwacu Imana imanuka urugo rwakunana Imana imanuka bavuga kutazashaka Imana imanuka abaganga abana ni Imana imanuka topaya siri mavuta shaka Imana imanuke bavuga kutazaheka Imana imanuke abaganga abana ni Imana imanuke wandikiye kubagwa Imana imanuke aho kaseri kwica Imana imanuke urwo barucukuye Imana imanuke hedobaya sinima hela distance hedobaya Hallelujah. Imana imanuka korodi. Imana imanuka. Yesu amanuka. Baruzi ngo Yesu namanuka arasiga ibintu bitari mu buryo. Imana ibishinze mu buryo. Ariko mana we. Yesu hashatse ibintu. Ariko yamanutse. Baruzi ko Imana ngiye kujya gukuriza indege. Imana iguhaye imodoka. Yesu topera. Ntabwo nende umwanya wo guhana ariko biraje. Imana iguhaye perimi. Imodoka Yesu aguha agaciro topa erani Imana iravuze ngo igutambagije ibihugu nima efodoba inkoni y'ubushumba Yesu ayiguhaye mu biganza akwemeje ibiganza hose Hallelujah turi kuja mu rubanza Imana ikindi topa Imana iguhaye ikibanza mu mujyi wa Kigali kwiremera Mana we Nikimani ivuze topaya sini Yesu akuremeye ubuzima Nikimani ivuze Imana ifunga urugendo rwa Kenya topaya sini Nikimani ivuze ndaruvuga butumwa ndarufite Mana we Kosta topani ma efo Elaya sini topaya sini nima efo atera hunga babazungu Nikimani ivuze ntuzishire hejuru topera ndabona marayika Uwiteka aguca imanzi mu ruhande Paya sinima doba era kanga chira kado y'imodoka shekota yabo Yesu ari cyakoze nayumvise Mana we ndakumvishe cyane turi kuvango Imana imanuke mama Imana imanuke mu rubiza tandoza murushaka Imana imanuke abaganga bana ni we Yesu amanuke Imana bahereza umugisha Imana imanuke mu izina ariko ndayumvishe uvugaga neza uvugaga neza oya Imana ivugaga neza ivugaga neza ndayumvisha peliza fo ena Imana imanuke ikura abantu mu buzima bubi Imana imanuke yigerere kuri tere Imana imanuke ibasohore muri gereza y'ikinyoma gifite ikimenyetso ikintu bita gereza y'ikinyoma gifite ikimenyetso n'ubuzima uterekwamo n'abadayimoni Imana isohora abantu mu buzima bateretswe n'abadayimoni Imana ibaremera ubuzima Imana ihembura imitima y'abantu Imana ibatabara Imana ibarenge Imana bibuke Imana edo paya sire ariko sema ko ntashaka guhanura koko jeto paya sobe bifola zole pala zo miniwa se kotravo sinima pinimanda fosi de lo sinima uzikimana imbwenge gusuye inkokora zireba imbere we amen isuye inkokora zireba imbere uzikimana gusuye inkokora zireba imbere haleluya pinimanda Imana ishimwe inkokora zigize gute zireba imbere ije yikoreye ije yikoreye
uvuga ngo ije yikoreye ariko se wabifiriye ije yikoreye topini manda force ije yikoreye uziko Imana nyibonye uziko Imana imbwiye ngo igihe wahereye uziko ugiye guhembwa nk'umubyeyi haleluya uziko ugiye guhembwa je kotando mazo nima uziko umuryango hari umuryango ugiye kugutekereza mudafite naho muhuriye nta n'isano mufitaye uje kukuremera koraganga ariko Mana duhereze kandi Imana icubahiro dopaya zove nima kosi nima ayiga Mana we ndafashijwe no twahaguruka Yesu akozagashe kandi iyo mfashijwe ndataha pe iyo mfashijwe ndataha ngewe mwene gasinga sirira Imana ibaho umugisha Mana turagushimiye mu izina rya Yesu pini manda fola sobe kubwineza n'urukundo n'imbabazi zawe himbazwa kandi ushigwe hejuru ubuntu n'amahoro utanga topiri fola siwinima haleluya urengera abo kurengera tabara abo gutabara rwanya abo kurwanirirwa ayasire bone buri muntu wese abone ineza yawe umukorera ibizimbaraga umukorera iby'ubutwari buri muntu wese ufite ibimuruhije umanuka ubikureho mu izina rya Yesu urwana intambara yo gutsinda urwana intambara yo kunesha we mu ngeri mwiza utaragirira ibihembo giti kiganza marumbo sambi tarumba Elaya sido bayasi henima efo edrome ropa distance nima distance harabantu kuye muri gereza ropa yasinima efo ela distance ropa yasidistance harabantu kuyeho uburwayi bari bamaranye igihe ropa yasidistance urakoze kutanza ububyutse urakoze kutanza imbaraga urakoze kurengera abantu bawe urakoze kuhanaguya amarira urakoze kuciriya abantu inzira n'izina rya Yesu amen mutambutsa nimero hari abantu bakifuza ko mwasengana mwatambutsa nimero zanyu Imana ibaho umugisha abatwifuza hari abadusura kuri channel inkuru yo kuri TV cyangwa niyo yabivuze TV hanyuma nimero yanje ipininzeho hepfo cyangwa se 07 8 35 852 nomero yanjye ni 07 8 6 7 3 8 Imana ibaho umugisha amen ibiganiro byacu